Aba bakobwa ngiye kukubwira nibo ba mbere beza ndetse kandi nibo bafite imiterere myiza kurusha abandi mu Rwanda. Aba bakobwa bafite imiterere izwi ku izina rya nyashi cyangwa se imiterere y'igisabo. Niba nawe ujya wibaza impamvu abagabo bakunda abakobwa bafite ikibuno kinini ndetse rimwe na rimwe bamwe bikabaviramo no gutandukana n'abo bashakanye, nawe muri iyi video ugiye kwibonera impamvu, dore yuko yewe iyi video nawe utari buze guhaga kuyireba. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa mwiza w'uburanga witwa Sasha Kate. Sasha ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi bazwi cyane mu myidagaduro, cyane cyane mu mideli n'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Agasaro Sandrine. Sasha Kate yamamaye cyane cyane mu myidagaduro, cyane cyane mu mashusho y'indirimbo, aho yakoragamo ari nk'umu video vixen. Aha yagiye akora mu ndirimbo z'abahanzi benshi bakomeye. Amwe mu mashusho yamamaye ku mbuga nkoranyambaga ni nk'indirimbo Samo ya Bruce Melody. Iyi ndirimbo akiyigaragaramo byamuzamurira izina ndetse bimuzamurira igikundiro cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Sasha ni umwe mu bakobwa bafite igikundiro ndetse n'imiterere ishamaje ndetse ikurura abagabo. Ushobora kuba utabyibuka ariko Sasha Kate yigeze kubaho n'umuhanzi guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012. Zimwe mu ndirimbo yakoze ndetse zikanakundwa ni nk'indirimbo Fou de Toi yarafatanyije n'umuhanzi Bulldog, ndetse n'indirimbo Igikwiye yanditse afatanyije na Dani Nanone. Amakuru naguha kuri Sasha Kate nuko afite umwana w'umukobwa yabyaranye n'umwe mu batunganyi b'imiziki bakunzwe cyane hano mu Rwanda uzwi nka DJ Toxic. Ubu arimo arabarizwa mu maboko ataraye kubw'icyaha cyo kugonga umuntu. Sasha Kate akurikirwa n'abasaga ibihumbi 67 ku rubuga rwe rwa Instagram. Imiterere y'uyu mukobwa ni bimwe mu bimushyira ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyane kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga uyu muhanzikazi ufite ijwi ryiza benshi bumva bagashesha urumeza, nta wundi ni Marina Debora. Marina mu minsi ishize wakunzwe kumvikanaho mu bitangazamakuru avugwaho ko ashobora kuba yaribagishije ikibuno ariko bikaza kumugwa nabi. Gusa Marina we aza kubinyomoza avuga yuko izo ari inkuru zigamije kumuharabika. Marina rero niwe dufite ku mwanya wacu wa 9 nk'umwe mu bakobwa beza bafite imiterere higi y'abandi mu Rwanda, ndetse yashingiye mu mashusho yiwe ajya hanze ndetse n'amafoto. Ibi ngibi si no kumubeshyera, birigaragaza. Marina Debora akurikirwa n'abasaga ibihumbi 291 ku rukuta rwe rwa Instagram, ndetse uyu Marina Debora uri mu rukundo n'umwe mu bahanzi nabo bakunzwe hano mu Rwanda. Umuhanzi nawe ndetse ukunzwe mu bari n'abategarugori nta wundi ni Ivan Muziki. Icyo wamenya kuri Marina Debora nuko yazamukiye kuri Kiss FM abifashijwemo n'umuhanzi Uncle Austin, ndetse bikaza kumubera ikiraro kimwinjiza mu nzu y'umuziki ya The Man. Ku mwanya wa 8 turasanga Uwicyeza Pamela cyangwa se umugore wa The Ben. Uwicyeza Pamela yatangiye kumenyekana ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019, ariko yaje kuba ikimenya bose ubwo yatangiye kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, The Ben cyangwa Tiger B. Icyo gihe nibwo amafoto yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, Pamela ahinduka Pamela, ndetse no mu bakunzi b'uyu muhanzi Tiger B bemezaga ko ndetse n'umuhanzi wabo ari mwiza ndetse ari handsome boy muri Kigali, nta kwisondeka kuba yashaka Pamela. Pamela afite imiterere izwi nk'iy'igisabo, noneho byagera mu buryo arebamo bikahita biba akamaramaza. Bavuga ko rero byakugora gutandukanya igisobanuro cy'ubwiza n'izina Pamela, dore ko Uwicyeza Pamela akurikirwa n'ibihumbi 537 ku rukuta rwe rwa Instagram. Icyo nakubwira ku Uwicyeza Pamela nuko ari umwe mu bantu bafite couple ikunzwe hano mu Rwanda ndetse kandi ishimisha abantu bose, dore yuko mu ijoro ryo kuwa 18 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben bibarutse imfura yabo y'umukobwa bise Mugisha Paris yavukiye mu mujyi wa Brasserie mu Bubiligi. Ku mwanya wa 7 turahasanga uyu mukobwa w'imiterere myiza wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Olgabe. Ushobora kuba nawe uyu mukobwa utari umuzi. Ni umwe mu bakobwa bafite imiterere ivugisha batari bakeya, dore ko hari n'abadatinya kwibaza yuko ngo Imana yaba yaramuremye bari kumwe. Umwe mu bakobwa bagize Instagram cyangwa se imbuga nkoranyambaga zizamuka byihuse bitewe namwe mu mafoto yasangizaga abamukurikirana kuri izi mbuga. Olgabe ni umwe mu bakobwa ba rwiyemezamirimo hano mu mujyi wa Kigali, dore yuko afite iduka ricuruza imwe mu mitako y'abagore izwi nka bijuteri. Olga bimwe mu bintu ashyiraho umutima we ngo ni ugutembera. Olgabe akurikiranwa n'abarenga ibihumbi 148 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ubwiza n'imiterere by'uyu mukobwa nawe wabishidikanyaho rwose kuko ntago bisaba gushishoza. Ku mwanya wa 6 turasaga umukobwa mwiza w'uburanga wanigize gushyirwa ku rutonde rwa Afurika rw'abakobwa bateye neza muri Afurika. Amazina ni Nkurunziza Agi.
kimwe nk'abandi bakobwa bari kuri uru rutonde twabateguriye. Nawe ni umwe mu bakobwa bamamaye cyane hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rukuta rwa Instagram. Aggy ntago ari umuhanzi, yewe si n'umukinnyi wa filime, ahubwo amafoto na video asangiza abamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram ni bimwe mu byagiye bimuzamurira imibare y'abamureba, dore yuko n'abamureba babihamya ko iyo umurebye utahaga kumureba. Mu kubyaza umusaruro izina rye ndetse n'ubwamamare afite, yahise ashinga iduka ryita Aggy Shop. Aggy akurikirwa n'abasaga 278,000 ku rukuta rwe rwa Instagram. Icyo nakubwira kuri Aggy nuko imibare y'abamukurikirana izamuka buri munsi, ndetse bikanazamurira iduka ry'imyenda yashinze rya Aggy Shop. Bavuga ko kandi ngo wakoze flow atajya akorana flow kuri iyi account. Nawe rero wikoreye flow nta kabuza wajya wihera ijisho ukirebera ibi byiza Imana yiremeye. Mbere yuko dukomeza na top 5 yacu rero, nakwibutsaga gukora subscribe kuri The Focus X TV, like, share ndetse na comment, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nyamuneka wibuke no gukanda ku kazogera, kuko rwose nutabikora bizajya bikugora kubona video zacu. Murakoze. Ku mwanya wa 5 turahasanga Shaddy-Boo. Uyu nguyu wa benshi muramuzi, dore yuko amaze imyaka myinshi yumvikana mu bitangazamakuru byaha mu Rwanda, cyane cyane muri showbiz. Ubwiza bwa Shaddy-Boo ntago twaba tukishe tuvuze yuko bukururana ba mukerarugendo, dore yuko yagiye avugwa mu rukundo ndetse n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ahangaha twavugamo nka Diamond Platnumz, icyamamare cyo muri Tanzania, ndetse tukavugamo Davido, icyamamare cyo muri Nigeria. Amazina yiswe n'ababyeyi Shaddy-Boo ni Shadia Mbabazi. Shadia cyangwa se Shaddy-Boo yizihiza isabukuru ye y'amavuko tariki 20 z'ukwa gatanu. Shaddy-Boo niwe munyarwandakazi ukurikirwa n'abantu benshi ku rukuta rwe rwa Instagram, aho kurikiranwa n'abantu 1,000,000 ku rukuta rwe rwa Instagram. Icyo nakubwira kuri Shaddy-Boo nuko ari umwe mu bakobwa bubatse amateka mu muziki w'u Rwanda, nka bamwe mu bakobwa babyina mu ndirimbo z'abahanzi. Ku ikubitiro bishimangirwa nk'indirimbo y'umuhanzi Bruce Melody yitwa Kinyuma, aho uyu mukobwa muri iyi ndirimbo aba yatinga nk'aho we na Bruce Melody bari mu gikorwa cy'abakuze cyangwa se igikorwa cy'abashakanye. Gusa mu mpera z'uku kwezi kwa Kamena 2026, Shaddy-Boo ari kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru mu Rwanda kubera ikibazo gikomeye yagejeje ku nzego z'ubutabera, aho yaje gutanga ikirego mu nzego z'ubugenzacyaha mu Rwanda, Rwanda Investigation Board, ashinze umusore witwa Iradukunde Mable uzwi nka Yugi Umukaraza. Uyu akaba ari umwe mu bahanzi bari barimo barazamuka mu gihugu cy'u Rwanda ko yaba yaramusambanyije ku gahato, kumufata ku ngufu nyuma yo kumusura iwe bagasangira inzoga. Kuri ubu uyu musore akaba arimo arakurikiranwa iki cyaha cyo gusambanya ndetse no gufata ku ngufu Shaddy-Boo. Shaddy-Boo rero ni umuslay queen, cyangwa se ni umwe mu bamama bafite ubwiza n'imiterere bikurura abagabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabizi hari abari kwibaza impamvu tutamushyize ku mwanya wa mbere, ariko urutonde rurakomeje. Ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa mwiza w'amabengeza, ni Emeline Uwase Isheja. Mbere yuko nkomeza nibyo ngiye kukubwira kuri Emeline, ndagira ngo banze wumva aka kantu. Mu minsi yashize hari ubwo twigize kubona amafoto ndetse n'amavideo biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, umuhanzi The Ben arimo arakurura umukobwa ishanga, cyangwa se ari gukura kamwe mu myenda ye y'imbere. Abantu benshi baketse ko uyu mukobwa ari Emeline, cyane cyane abakorera ku bitangazamakuru nka YouTube. Bakoreshaga amafoto y'uyu mukobwa Emeline Uwase Isheja bavuga ngo karabaye, irebere wa mukobwa Tiger yakuruye ishanga, irebere wa mukobwa Emeline The Ben yakuruye ishanga, n'ibindi bintu nk'ibyo. Gusa ahangaha hari hajemo kwibeshya, dore yuko uyu mukobwa yaje no kubinyomoza avuga yuko atari we wigize ugaragara muri ariya mashusho, ahubwo bamwitiranyije n'undi muntu. Mu yandi magambo, uyu mukobwa Emeline Uwase Isheja twashyize ku mwanya wa 4 atandukanye na Emeline Kwizera wagaragaye mu mashusho cyangwa se amafoto yifotozanya na The Ben. Nubwo nta kabuza rwose bigoye kubatandukanya bitewe n'iyi miterere bafite n'ubu bwiza burangaza abantu. Emeline Uwase ni umukobwa mwiza utahaga kureba, dore yuko rwose ngo n'abamurebye ngo bate urwo bari bambaye, ndetse ngo imiterere yiwe ituma bamwe banashidikanya ku bakunzi babo. Ariko nyine baravuga ngo amaso aragindika burara, ahubwo reka twikomereze tutaza kugira uwo duhutaza. Ubwo nyine ndavuga babandi ba Nyashiresi. Emeline Uwase Isheja akurikiranwa n'abantu 26,000 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ku mwanya wa 3 turasanga uyu mukobwa niyo mubyeyi Gentille Noella. Uyu nguyu wakunyuzeho n'uhindukire byanga byakunda wa ufite indwara yo kwirengagiza. Ni umukobwa uvugisha abantu kubera imiterere yiwe idasanzwe. Nubwo amaze igihe kinini azwi hano mu Rwanda, ndakurahiye iyo ubonye ifoto ye ku mbuga nkoranyambaga ugira ngo ni ubwa mbere umukubise imboni. Ni umukobwa w'umuhanga mu mivugire ndetse n'imikinire, bimwe mu byo agaragaza mu mafilime akinamo nka Papa Sava. Ndetse ubwo yigeze kuganira n'igitangazamakuru Simbi TV, bamubajije bimwe mu bice by'umubiri we yaba akunda cyane kurusha ibindi. Abantu bari biteze yuko uyu mukobwa ashobora kuvuga ikibuno cyangwa se ahandi hantu. Gusa wiwe mu gusubiza yavuze ko bimwe mu bice by'umubiri we akunda cyane, yikundira umukondo ndetse n'amatwi. Noella niyo mubyeyi cyangwa se Fofo
akurikiranwa n'abantu basaga ibihumbi 84 ku rukuta rwe rwa Instagram. Icyo nakubwira kuri Noella, yatangiye gukina filime mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu yitwa Virunga High School. Nyuma yaho yaje gukora igeragezwa ryo gukina muri Seburikoko, ari naho yaje gukomereza muri Papa Sava. Iyi Papa Sava akaba ari nayo yamugize ikimenya bose kubera impano ye n'ikimero kiwe cyagaragaraga muri iyi filime. Ku mwanya wa kabiri turasanga uyu mukobwa w'imiterere amaso y'abantu atajya haga kureba, yitwa Dabiju. Kimwe nk'abandi bakobwa, Dabiju ni umwe mu bakobwa bamamaye hano mu Rwanda kubera imwe mu miterere yiwe ndetse n'uburanga bukurura abagabo. Dabiju ni umunyamideli ndetse akaba n'umuhanzikazi. Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi Dabiju ni Munezero Rosine. Kubera ikibero n'ubwiza bwe, Dabiju afite followers cyangwa se abamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram basaga ibihumbi 672. Icyo nakubwira kuri Dabiju nuko ari umwe mu bakobwa bavugisha bamwe mu byamamare ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bishingirwa ku rukundo rwigeze kuvugwa mu itangazamakuru rwa Dabiju ndetse n'umuhanzi wo muri Tanzania w'icyamamare Harmonize. Ndetse uyu ni umwe mu bakobwa beza hano mu Rwanda babarirwa mu gatubutse. Aya mafaranga atunze akaba yakura mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo ubucuruzi. Dabiju afite iduka ricuruza imyenda n'ibirungo by'ubwiza ryitwa Dabiju Kalisha Store rikorera mu mujyi wa Kigali. Icyo nakubwira kuri Dabiju, mu mwaka w'ibihumbi 2024 Dabiju yavuzwe cyane mu bitangazamakuru ubwo yajyanaga umunyamakuru kuri ubu ngubu usigaye ari n'umuhanzi Yago Conductor mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, amurega gushaka umuharabika ndetse no kumukangisha gushyira hanze amwe mu mashusho ye y'ubwambure. Ibi ni bimwe mu byatumye abantu batangira kwibaza kuri uyu mukobwa Dabiju. Ndabizi uri muribaza ku mwanya wa mbere ngo dufite honde, ndabizi ufite amatsiko menshi cyane. Umukobwa rero tugiye gusanga ku mwanya wa mbere ufite ubwiza ndetse bujyana n'imiterere, aka niko kanya ko kumukubwira. Ariko nimara kumukubwira wibuke kuduha igitekerezo cyawe niba nawe ari kubyumva, ndetse utubwire niba hari nabo twaba twibagiwe ubadusangize muri comment. Umukobwa mwiza wa mbere mu Rwanda uteye neza kurusha abandi yitwa Yolo the Queen. Ku rukuta rwa Instagram biragoye ko wabona account ya nyayo ya Yolo the Queen bitewe n'inzitizi z'abamwiyitirira ndetse n'abagerageza gukoresha amwe mu mashusho ye n'amafoto yiwe. Gusa uretse amafoto n'amavideos agenda amuvugwaho gusa nayo y'ibihuha, biragoye kuba wamenya ubuzima bwite bw'uyu Yolo the Queen. Amazina yiswe n'ababyeyi Yolo the Queen ni Kirenga Fiona. Ni umwe mu banyamideli bakomeye kandi bavugwa cyane mu Rwanda bitewe n'ikimero cye ndetse n'ubuzima bwiwe akunda kugaragaza buri mu rwego rwo hejuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo Yolo the Queen yemeje ko yibarutse umwana we w'umuhungu maze amwita izina rya Obley. Benshi batangira kubihuza n'izina ry'umuraperi wo muri Amerika ukunzwe witwa Drake, ubusanzwe witwa Obley Drake Graham. Ndetse Yolo the Queen niwe mukobwa waciye agahigo ko kuba yakundana n'umwe mu basitari bakomeye ku rwego mpuzamahanga kubera imiterere ye n'ubwiza bwe burangaza abagabo. Yagiye avugwa cyane mu mubano w'ibanga cyane n'ubucuti n'ibyamamare bikomeye mu muziki. Ahangaha twavugamo na Harmonize wo muri Tanzania, ndetse hakaba n'amakuru akunzwe kuvuga ku muhanzi Drake nk'uko nabikubwiye. Ubwiza bwa Yolo the Queen ndetse n'imiterere yiwe bitungura benshi, dore yuko ari n'abifuza kumubona ariko batajya babona ayo mahirwe. Atungurana kenshi kuko akunze gufatwa nka kibono umwe mu Rwanda, ntago ajya apfa kugaragara mu ruhame cyangwa se ku bitangazamakuru bibonetse ibyo ari byo byose. Mwakoze mwese twabanye muri iki cyegeranyo, abo twatangiranye ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Mbararitse ibiganiro by'ubutaha. Ciao ciao.